numureba neza mu rukundo araza kumenya icyo uriho uvuga, noneho nushiraho akajambo biraba byiza cyane kurushaho. Umuha amashyi menshi Christian. Ako kantu niko bimeze ariko Christian wikore neza. Matroni wirinde gukora kuri val. Uyu mugabo ntago muzatahana muri uru rugo. Urebe ibintu byose azabyikorera wenyine, n'ibibano byose yige kubimenya ukuntu bimeze, ukuntu oya ntago birakunda. Christian wapi? Ongera urebe neza. Ego reba ko byarambutse neza. Ako kabano gashiremo neza. Reba ko kabano gashiremo neza. Bimeze neza. Okay, mwongera amashyi menshi cyane aba bana. Yego. Tugiye gusezerana imbere y'Imana mbere yuko mwambikana impeta. Nagira ngo Christian nkubaze wowe mu nshingano Imana iguha, nagira ngo ubyivugira. Hari ibyo mwavuze muri civile, ariko hari ibyo mugiye kuvugira imbere y'Imana kandi bisabwa mu imvamutima zabo, amagambo Christian adashobora kwibagirwa cyangwa se Linda adashobora kwibagirwa. Uyavugira imbere y'Imana, uyavugira imbere y'inshuti n'abavandimwe, kuko nimwe mwaduhamagaye kandi aho mwakundaniye ntago tuhazi, ariko iri ni isezerano ry'Imana ridakuka. Ni byiza yuko rero mugira urwibutso rukomeye rw'urukundo rwanyu, mukavuga imvamutima zanyu, ibintu mushaka gukomeza kwibuka ubuzima bwanyu bwose, kugira ngo bikomeze kwenyegeza urwo rukundo rwanyu n'umubano wanyu. Yego, dusabe best man yegereze, hanyuma ufate impeta yawe. Tugiye fata impeta wambika Linda, uyihe yambika Linda, uyihe Christian, hanyuma avuge imvamutima ze. Mwegereze microphone. Zamura ikiganza cye hejuru kugira ngo bigaragare. Linda, uyu munsi ni umunsi w'amateka kuri twebwe na kuri njye nawe, kuko from today twabaye umwe. Ntabwo ari umwe imbere y'abantu gusa, ahubwo ni umwe n'imbere y'Imana. Musezeranije imbere y'Imana n'abantu ko nzagukunda karamata, nzakubera umubyeyi, sinzigera nkubabaza, nzaharanira ibyishimo byawe mu bihe bigoye, nzakuba hafi mu byiza n'ibibi, nzaharanira iterambere ry'umuryango wacu. Ndabizi ko turi imfubyi, ariko Imana niwe papa w'imfubyi. Kuva waza mu buzima bwanjye wambereye byose, wambereye mama, umbera papa, kandi nanjye ndakwizeza ko ariko bizahora. Nzahora maranira ko amarira kuva mu maso aba y'ibyishimo.
You're my everything. Since the one I know you, you just challenge everything in me. But in God I trust. I believe in God. In all situation, I'll be always there for you. Whatever I can make a mistake, just know I'm a human being, but I always be everything you need in this world. I always keep you smile. I will protect you better than everyone I've ever protected you. In God I trust. I love you. Tumwongera amashyi menshi Christian. Ntabwo muri imfubyi mufite umubyeyi ukomeye udapfa utarwara ariyo Mana. Twumve imvamutima za Linda Nkusi. Mwegereze microphone. Hey baby, let me start by saying that from the moment I met you, my life changed in ways I never imagined. Mentally, you kept me sane. Emotionally, you kept me safe. Spiritually, you kept my faith. And even if physically everybody around could tell that I was growing and booming with happiness. So I would like to start off by saying thank you for loving me back to life. There is no happier version of me than the one standing in front of me, in front of you today. You are my light somewhere in the middle of the tunnel. You are the song in my head that I finally placed a finger on. So I'm here to say congratulations, you are a man of your word. Because every single day you strive to make me the happiest woman on earth. But one thing I want to tell you and promise you, Miles, that I will forever and ever submit to you. I will forever respect you, Miles. I forever honor you, Miles, as the head of our home, and there is no one or plans of hell that will ever prosper in our marriage. In Jesus' name, I pray, amen. Amashyi menshi cyane kuri Linda. Mwahungiye mu mababa y'isumba byose, Imana izabarinda kandi izabashoboza mu rugo rwanyu. Agira ngo umushumba waba uri hano n'abandi bashumba muze hano twegere nyuma yo gusinya kuri certificate. Nagira ngo tuze kubasengera tunasoza, mube mwegera hano hafi.
tubaha amashyi menshi cyane mumaze gusinya. bayobowe n'umwuka wawe umugisha ababombi n'amahoro Umugisha best man, tumuhaye amashyi nawe. bazabyare Tubaha amashyi menshi. bayobowe n'umwuka wawe. Asaba abashumba baze hano, hanyuma tubasengere. Matron, tuzanire mutambike gutya, tambika gutya. Linda, murebana, yego, yegereze. Christian, reba Linda. Tubegere tubarambikaho ibiganza. Mana yacu, Mana nziza, Mana y'icyubahiro, twongeye kugushimira uyu mwanya mwiza, isezerano mwami ry'iki gihango, mwami Imana nyiricyubahiro Christian na Linda bakoze imbere yawe n'imbaga y'abantu benshi. Turagushimira kuko bamenya bataraba isoro mu nda z'ababyeyi babo, ukabarinda iyi myaka yose bakaba bageze iki gihe cyo gufata icyemezo gikomeye cyo kubaka urugo. Turagushimira ko urugo ari umushinga wawe, ubwo ari umushinga wawe mwami Imana nyiricyubahiro, tubatuyeho umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko wavuze ngo maze nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akabamata, bose uko ari bombi babiri bakaba umuntu umwe, ngo maze ubaha umugisha. Tubatuyeho umugisha w'urubyaro, tubatuyeho umugisha w'urugo rwiza ruhire, tubatuyeho umugisha wo kuba umucyo Mana mu mahanga yose, uhereye mu rugo rwabo no mu miryango yabo ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Tubatuyeho umugisha wo gutunga no gutunganirwa, tubatuyeho umugisha mwami Imana nyiricyubahiro kwaguka, tubatuyeho umugisha mwami Imana nyiricyubahiro ubakuraho ikibi n'igisa nacyo, ndetse mwami Imana nyiricyubahiro n'ikintu cyose mwami cyaba gifatanyije mwami naho bakomoka, icyo dushyizeho ikimenyetso cy'amaraso yawe, kugira ngo mwami ubaremere urugo rushya, ubaremere umuryango mushya, ubaremere ubuzima bushya, ubaremere imibereho mishya, ubaremere umuryango mushya mu izina rya Yesu Kristo. Ubagirire neza mwami, babe umugisha, kandi numara kubaho umugisha bazahinduka umugisha kuri benshi mu izina rya Yesu Kristo. Abazabareba bose bazamenye yuko hari ukuntu bahuye nawe mu buzima bwabo mwami, bagahinduka. Abari babazi ukundi bibe iriyo iherezo uyu munsi, kugira ngo umucyo wawe ubamurikire, kandi mu izina rya Yesu Kristo uhereye umunsi wa none ibizakorwa byose mu rugo rwabo Mana nyirijuru n'isi bizaba byo kubahisha izina ryawe ryera. Turagushimiye mwami, duhesheje umugisha ababaha umugisha, bahesha umugisha, duhesheje umugisha inshuti n'abavandimwe ndetse n'ababyeyi bakomokaho mwami bakiriho, tubahesheje umugisha nabo, kugira ngo igihe cyose nabo bazababera umugisha mu izina rikomeye rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen. Tubaha amashyi menshi cyane aba bana.